Muraho, ikaze ku Ijuru Rito Family Show, aho tuganira ibiganiro by'umuryango, umuryango mwiza, Ijuru Rito. Uyu munsi nanone tumuganira nagarutse. Tukomeza kubashimira uburyo mukurikirana ibiganiro byacu kandi twizera ko bigenda bigira ikintu bibamarira. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku kiganiro kivuga ngo imirire. Se iwanyu mubigenza gute? Imirire mu muryango, iwanyu murya mute, mubigenza gute? Nkigira inspiration yo gukora iki kiganiro, umukobwa wanjye umukozi wo mu rugo udutekera yarambwiye ati ariko mama hano murya imboga nyinshi koko. Ntise buriya ni nyinshi koko? Ati nuko utazi ahantu nakoraga. Ati twebwe buri wese yagiraga inkono ze uhereye ku bana. Arambwira ati abana bacu aho nakoraga twabatekeraga ifiriti, umuceri, inyama n'isosi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Noneho ubwo nimugoroba ngo bakaba banywa nk'icyayi na capati. Noneho mama wacu akarya inkoko cyangwa se ifi hamwe n'imboga. Noneho ngo papa wacu nawe akarya yamwe papa wabo ngo yabamutekeraga igitoki n'imboga ngo we ngo banza yararwaraga wenda sinzi indwara yarwaraga. Avuga nibyo. Ati rwose nibyo biryo twaryaga kuva ku wa mbere kugira ngo batanga mbona muteka imboga nta biryo nawe udashobora kurya bidafite imboga, bizi ibyo imboga zirimo olive oil, mbese ngo ntidashobora kurya ibyo bitagira imboga. Nabonye bidasanzwe. Noneho nibuka n'indi famiye nzi tukiri abana bari inshuti zo mu rugo yigaga nko muri segonderi. Abo bantu uwo mumama ibintu bateguraga ku saa sita baryaga umuceri n'amashu n'ibishyimbo nta na karoti zirimo. Nimugoroba bakarya umuceri n'amashu n'ibishyimbo bakiyongeraho igitoki cya papa wabo hakiyongeraho n'ifiriti nizo bari bahuriyeho bose. Ariko niyo yari repa yabo saa sita na nimugoroba nta kintu na kimwe bajyaga bahindura. Ubyumve ngo niko byari bimeze ntabwo mbabeshyera. So ibyo bintu urumva noneho hamwe no kwiga food science ndabitekereza nkavuga se kubera iki iyo ngeri yo dufite kuko ari yo ubona ahantu henshi. Wari ahantu wenda uzarebe no mu restaurant tubona hanze no hirya na hino usanga baba batetse haba hari igitoki, hari ifiriti, hari umuceri, hari imyumbati, hari amateke, wenda n'imboga. Hari na restaurant usanga zidateka rwose n'imboga, ubona ibintu by'imboga batabyitayeho. Hari abakora amasalade, ubwo ndavuga izisanzwe kuko ahenshi mu restaurant class haba harimo amasalade. Ariko tukagutangaza ugiye kubona ukabona nk'umuntu ariserive rwose umumama mwiza umeze neza wishigije araje ariserive, afashe ibirayi bitogosheje, afashe agafiriti, afashe igitoki, ashyizeho umuceri, yarangiza agashyiraho ibishyimbo n'akanyama n'isosi. Ntiyabanjije wenda kurya ku gasalade, ntiyabanjije kugira gute. So ibyo bintu ndabireba nyine nkumva binteye akantu kareruye. Wajya nk'ahantu ugasanga wenda batetse nk'agaceri n'ifiriti n'udushyimbo ukumva ni ibintu nyine bakumva birahagije. Nyamara hari uburyo dushobora kwameriyora ibiryo byacu. Ndashaka ngo tubiganireho twungurana ibitekerezo, ntabwo ari ugukritika, ufite bimere nkaho twungurana ibitekerezo mu rwego rwo kwameriyora ibyo turya mu muryango. Kuko ibiryo byiza mu muryango nabyo bifasha uburyo imibereho myiza y'umuryango, bigatera nyine nabyo bigenda muri ibyo mu Ijuru Rito nk'umuryango mwiza duhora tuvuga. Ni ukuvuga ngo buriya hari ibintu ushobora gutegura, tuvuge n'urugero inyanya n'igitunguru ugashyiraho akadimu wenda ka olive oil cyangwa se ugashyiraho avoka, salade nziza. Nubwo tuba dufite muri wa mwanya mukeya tugira, hari uburyo ushobora gukora ku gasalade mukakarya. Abafeministe banyihanganire, umumama njyewe nemera ko ari utanga menu y'ibitegurwa mu rugo. Ariko hariho imiryango imwe usanga bihangana ari mu busaku bw'imodoka. Hariho imiryango imwe usanga imbuto kandi rwose ari imiryango yifashije. Ugasanga bazi ko imbuto ziribwa n'abana gusa. Ntimumenye ko imbuto yaba abana yaba ababyeyi cyane cyane ko tugenda twijya no mu myaka yo hejuru natwe izo mbuto tuba tuzikeneye. Ariko ugasanga ni ibintu byagiye mu muryango, imbuto ziribwa n'ababyeyi gusa, n'abana gusa, ababyeyi ntibarebaho. Noneho ubwo hejuru y'ibyo ugasanga saa sita bamugani bari bya biryo nababwiraga ka gafiriti n'umuceri n'ibishyimbo n'inyama. Hari imiryango usanga rwose batazi ko imbuto natwe ababyeyi tuba tuzikeneye. Ugasanga imbuto ni iz'abana gusa kandi byakwamiyemo, nta kintu na kimwe babitekerezaho. Papa ntashobora kurya umuneke mu rugo, papa ntashobora kurya agapome mu rugo, oranje ni iz'abana, papa ntarebaho kandi nyamara bafite amikoro. Ubwo rero mu rwego rwo guhiturana, njyewe iki kiganiro nagikoze mu rwego rwo kugira ngo duhiturane. Ndabizi ko nawe ufite ikintu watwungura, ndabizi ko hari icyo ushobora gushyira muri comment tukungurana ubumenyi mu rwego rwo kugira ngo twameriyore ibiribwa turya mu rugo. Ugasanga murarya ubunyobwa ari uko mubuguze muri alimentation, kandi nyamara ubunyobwa se kubukaranga ni iminota ingahe? Iminota 15.
rimwe nzabashyiriraho resete yo gukaranga ubunyobwa turi kubukaranga mu rugo. Ugasanga icyayi ginger tea abantu benshi bakinywa muri restaurant, niho ushobora ugasanga ukinywa gusa ari uko ukibonye muri restaurant wasohotse. Nyamara se ginger tea amatangawizi agura amafaranga angahe ikiro? Ntabwo arenga 1000 cyangwa wenda nk'igihumbi 200. Kuki utagura icyo kiro ngo mujye muteka agatangawizi, icyo cyayi cya tangawizi cyane cyane kandi na nziza ku buzima. Uzi nka buriya ukuntu ubunyobwa ari snack nziza mu rugo, abadamu rwose ukakita ushaka no kubyigisha umukozi wawe udafite umwanya, wigisha umukozi akajya bubakarangira inshuro nyinshi uko mu bushaka, nta nubwo buhenda. Ugasanga umuntu agomba kurya igi ritogosheje ari uko ariguze muri alimentation, kandi se gutogosa amagi mu gitondo mukafata kuri breakfast hari ikintu kinini bisaba. Ugasanga ako gasalade, nababwiye salade y'inyanya, igitunguru. Uzi ko mu minsi yashize aribwo nubashije kumva ko salade ya beterave iryoha. Ntabwo najya nkora salade ariko nkibagirwa gushyiramo, nkumva beterave sinyipinze. Niyo mpamvu nababwiye ni uguhiturana. Aho nawe wenda hari ikindi kintu wakwibuka cyiza kiryoha muri salade. Ngewe nashyizemo ubushize, sinzi ukuntu nayitekereje, nanaziguze ziba nyinshi, najyaga nzishyira muri jus, ndangije ndabara kuwashyiramo ka beterave, numva beterave iraryoha. Buriya salade ya beterave ntabwo nzi ko iryoha bigeze hariya. Ikindi ugasanga hari amasizi, hari imbuto nziza zibaho, sinzi niba sizi ari imbuto mu gifu, ariko kwanza ari imbuto nziza zibaho abantu barya ari mbisi kandi ni nziza ku buzima cyane. Nka sezame uzi amafaranga zigura muri alimentation cyangwa muri amaduka y'abagorozi. Usanga nk'akantu nk'akabox niba ari inusu kagura nk'igihumbi, kandi mbona zirya ni nyinshi, nziza ku bwonko, zirakora ahantu henshi. Ugasanga ntabwo tubyitaho. Almond seeds ukaba ufite nk'amafaranga ko ntumenye ko almond seeds nubwo zidahendutse cyane ariko ushobora no kuzafodinga ariko ukaba utabizi ko ari nziza ku buzima. Noix de cajou nazo zirahenda ariko ni nziza pe, ni nziza ku buzima. Ariko ugasanga kubera kutabyitaho cyangwa wenda kubera kutabiha umwanya cyangwa kubera kutabimenya, ntudufata ngo tugure ujye uduhekenya. Urumva aba ari snack ariko nanone ari nziza ku buzima cyane. Hariho n'andi masizi menshi cyane aboneka kandi meza. So mu rwego rwo kugira ngo tugire umuryango mwiza, tunungurana ibitekerezo, ngenda bahwituye mu rwanjye ruhande, kandi ngendemera ko buri muntu wese afite ikintu ashobora gutanga no gusharinga n'abandi. Nawe ndagusabye ngo ugire ikintu ushyira muri comment, utubwire mu rwego rwo kungurana ibitekerezo mu bijyanye n'imirire y'umuryango. Utubwire se mwigwanye mu bigenza gutese n'iki twakwiyungura kugira ngo tubashe kugenda turya neza kandi tuniyungura, tunarinda ubuzima bwacu. Aho kugira ngo tutegereza ko dutekereza kurya neza ari uko muganga wenda yabidutegetse, ahubwo tujye twirinda turye neza kugira ngo tunasaze tunakomeza kurya ibyo dukunda, twumva ibyo dukunda. Hariho igihe umuntu atitaho, wenda uko ugenda ukura bigasanga kubera wenda wagize indwara runaka, kubera wenda utabashije kwitaho ngo urye ibintu bizima, ugasanga hari ibyo muganga gukuyeho. Nawe wenda bimeraga nk'akabyeri, muganga akubwira ati ntongera kunywa byeri kubera ko warwaye. Nyamara iyo warabyitayeho mbere ukabasha kurya neza, kugaburira umuryango wawe neza, kugaburira umugabo wawe neza, kwigaburira neza nawe ubwawe, mbese ntutegereze kubyibuha ngo kwakudari abantu n'ibyo ngibyo. Nk'uwo mama ibyo ngibyo yaryaga byiza nk'uko ako gafi ngo yabiryaga kubera ko yarabyibushye cyane. Ntutegereze kugira wa mubyibuho wanze ngo wumve ko ari bwo ugomba kwikunda. Twikunde, twiteho imibiri yacu, twiteho umuryango wacu, cyane cyane ko iyo muriye neza n'indwara ziragabanuka, yaba mu bana, yaba namwe mwese, umuryango ugakomeza ukamera neza ukaryoha. So ni iki kiganiro cyo kigufashije, ugisharinga abandi, na comment nayibasabye, nakomeje mbyensitaho cyane. Ndabashaka ko namwe rwose mugira ikintu mutwungura. Nanjye nagize ko akomba hwituraho, natwe muduhiture, tuganire, tungurane ibitekerezo. Ngewe mbibabwiye nk'uko mbyumva kandi numva twagira ikintu tubikoraho nk'umuryango. Nyagasani akomeza turinde, naho ubutaha. Ciao.